Bifuje kongera kugaruka none kuri iri somo ryacu, iri channel yacu iraza ibahe isomo ry'ingenzi kandi ribafitiye akamaro. Niba ushaka kwiga, ushaka kongera, aha niho hantu hanyaho urakura isomo ryagufasha mu mitekerereze yawe ya buri munsi, kugira ngo ubashe gukominikana n'abantu, abanyamahanga, abantu bazi ururimi. Nuko ugomba kwiga iki cyongereza kiroroshye rwose kandi cyagufasha communication. Okay, let's go. No one likes permanent quarrels. No one likes permanent quarrels. Na ukunda amahane y'urudaca. Nawe ukunda amahane y'urudaca. She works in the morning every week. She works in the morning every week. Akora mu gitondo buri cyumweru. Akora buri gitondo mu cyumweru, cyangwa se akora mu gitondo buri ku cyumweru. Yes. Nukuvuga ngo hari abantu baba bafite amashift meza, wagakora weekend yonyine ku cyumweru gusa, agakora ya masaha y'igitondo mu gitondo kugeza saa 6, which means she works in the morning every week. Parents should set the perfect example for their children. Parents should set the perfect example for their children. Ababyeyi bagomba kubera abana babo urugero rwiza. Ababyeyi bagomba kubera abana babo urugero rwiza. Yes. Niba uri umubyeyi ukaba ufite abana rero, ntukazabereke bwa bugeso bwa feke mwirirwa mu Rwanda mu rugo n'umugabo wawe. Aho ngaho abana iyo babonye nabo bakurikiza iyo mico mibi. Niba umugabo aza yanyweye akaza kubita umubyeyi, abana bareba, icyo gihe bazaba babona imico yanyu. Niyo mpamvu hano tuba twabahaye urugero tukababwira ati parents should set this perfect example for their children. Ababyeyi babo rero bagomba kubabera iki? Urugero rwiza. Bakabereka yuko mu mibereho yabo nta mbogamizi bigeze bahurana, mu rushako rwabo nta mbogamizi bigeze bahurana nazo. Aho ngaho rero nicyo gituma abana bacu tugomba kubabera urugero rwiza, kugira ngo nabo bazabone yuko nta bintu bibi twigeze dushwanira. Yes. Kanda subscribe, hinduke ibara rwose, nabo kazogera urumara kugakanda, ubundi uzakande kuri all notification zose zijye zikugeraho. Yes. Close the door please. Kinga urugi nyamuneka. Close the door please. Isomo nyamuneka ndakwinginze rikurikirane, riraguha rwose andi masomo meza yakufasha kugira ngo ukomeze gukominikana n'abantu hirya no hino. N'abantu b'ingenzi bazajya bavugana nawe ku buryo uzajya ujya n'ahantu nko muri visit gahura n'umuzungu mukavugana. Yes. The human body is composed of several organs. The human body is composed of several organs. The human body, cyangwa se the human body is composed of several organs. Ntabwo bavuga organism, bavuga organs. Umubiri w'umuntu ugira ingingo nyinshi. Yes. Umubiri w'umuntu ugira ingingo nyinshi cyane.
uzitonda ubare nibwo uzabona ko umubiri ufite ibice bitandukanye byinshi. A committed man looks after his family. Ntabwo bavuga family ahubwo bavuga family. Yego ushobora kuvuga family ariko nawe uzajya wumva yuko wavuze nk'ikinyarwanda ubundi bavuga family. A committed man looks after his family. Umugabo nyawe yita ku muryango we. Rwose urugero ni urugero rwiza rwose rwakubera intangarugero ku bindi ushaka kubakiraho mu nteruro. Umugabo mwiza rwose wa wundi wita ku rubyaro rwe, akita ku mugore we, mbese n'abandarike n'abirengagize ku buryo ubona rwose aba bishimiye igihe cyose, ugasanga nta kintu yihereranye ahubwo arimo aragira gute, arabagurira buri kimwe cyose bashaka. Yes, a committed man looks after his family. Yes, eyelashes protect the eyes against dirty. Eyelashes protect the eyes against dirty. Eyelashes protect. Yes, eyelashes protect the eyes against dirty. Ni kuvuga ngo eyelash cyangwa se eyelashes ni iki? Ingohe. Ni ingohe, ibintu biba biri hafi neza no kuri eyebrow. Hari eyebrow hakaba na eyelash. Eyebrow ni ibitsike ariko ingohe bazita eyelash. Ni ukuvuga ngo ingohe zirinda amaso imyanda yakwinjira. Eyelash, yes, ingohe ni eyelash. Ni utuntu tuba tugende tumeze nk'utubaze muri makeya, tura nitwo dutangira imyanda. Dirty ni imyanda. He sits on my right side. He sits on my right side. Yicaye ku ruhande rw'iburyo bwanjye. Ashobora kuba ari my wife, ashobora kuba ari my son, my daughter, my niece, my little brother, my younger sister, and so on. Yes, he sits on my right side. Right side rero ni hafi ya uruhande rwawe. Yes, uru rugero rwose ni rwiza, ndabinginze muduhe subscribe. Iri somo ni ingenzi. Niba hari ikintu ufite ushaka kutubwira, jya wandika muri inbox, hanyuma twandikire utubwire uti hano twabonye agakosa cyangwa se hari icyo dushaka gusobanuza, dufashe gusobanukirwa n'aha ngaha, wandike muri comment. Ariko cyane sharing inshuti zawe nabo biyigire, nabo bashaka kwiga icyongereza, kuko icyongereza ni international. Kizatuma wihahira, kizatuma ubona akazi byihuse. Muri ino minsi urajya gusaba akazi bakubwira ati uzi icyongereza, ngo hoya, ugasanga rero urebye hehe, urebye ku ruhande kandi wakabaye warakize. Mu gihe wabonye igihe ukigiyemo, ugomba kwiga ukagira gute, ukabasha kukimenya icyo cyongereza, kuko aka kanya bari akantu keza cyane. Mu gihe uri mu rugo uri kureba nko kuri televiziyo waradownloadinze se, kuri telefone waradownloadinze se, connectinga na telefone yawe na video, hanyuma wige. Amasomo yabaye nk'uburyohe muri iyi minsi. Yes, this mother is breastfeeding her baby. This mother is breastfeeding yuko ari ukonsa her baby.
breastfeeding. Uno mubyeyi aronsa uruhinja rwe. This mother is breastfeeding her father, her baby, I mean her baby. Yes. It is bad to get out of the meeting without permission. It is bad to get out of the meeting without permission. It is bad to get out of the meeting without permission. It is bad to get out of the meeting without permission. Gusohoka mu nama nta ruhushya si byiza. Nibyo kandi ntugapfe gusohoka nta muntu ugwa ruhushya. Niyo waba wicaranye n'abantu muhuje umugambi umwe ntukidumbukize ngo urashobotse utababwiye impamvu. Ushobora no kugera hanze ugahura n'ikibazo. Umuntu akabura uburyo aho kigufashamo kandi utababwiye aho ugiye. Ariko iyo wagiye mubasha gusobanura imva n'imbano y'ikibazo cyawe uko byagenze. Niyo uri mu kazi birabujijwe kugenda utatangaje aho ugiye. Yes, it is bad. It is bad to get out of the meeting without permission. Yes. Question on the rectangle are easy. Question on the rectangle are easy. Ibibazo byo ku rukiramende biroroha. Niba warize amarectangle rwose biroroha kandi koko. Ni ibintu biba byoroshye amarectangle aba yoroshye. Ni ikintu cyari cyoroshye mu mashuri igihe twigaga rwose. Nostalgia causes temporary sorrow. Urukumbuzi rutera agahinda. Ni ukuvuga sorrow ni agahinda. Okay. Tubifurije irindi somo rizaza ubutaha.